cost of protocol kintu cya protocol kitubamo ni umuco mubi. Yes, ni umuco mubi ukabije protocol mugira. Erega na hano turi twaje muri retreat ariko hari abantu bamwe ugasanga abantu batanu bariruka barashaka intebe imwe y'umuntu ari bwicareho kumenya niba ihari. Umuntu umwe abantu batanu biruka inyuma y'intebe. Ntimwitwa ngo muza mu mabasi buriya kiriya kintu cyo kuza mu mabasi twicara bari mu basi mw'abantu 10 ntabwo ndazigenderamo ariko nzi bigendamo. Hari aho hari ugomba kwicara abandi bakirunda ku ruhande rumwe kugira ngo abone uko yisanzura. Abantu baremereye ntabwo begera gutyo. Intebe yakanaka yabonetse ariko mu ibasi bakaza biruka ibasi n'ubundi harimo intebe. Uraza kureba niba harimo intebe yakanaka gute kuzirimo ari bugenda kicaramo. Urajya gutwara umwanya wo kujya kurebera basanga PS ararwana n'abari mu ibasi ngo arashakira minisita w'intebe mu ibasi. Nujya niba itarimo urava mujye mu yindi kandi abagomba kuguprotokora mu ibasi kureba niba intebe ya minisita irimo no kugira ngo bigende bite. Kugira ngo bigende bite ni mwebwe mbaza kandi nimwe mu bikora buri munsi. Hano haraza barahera umunsi wa mbere bakwirukanka inyuma baguprotokora kubera iki ngo bigende bite. Iyo cost, iyo expense ni iki? Ariko noneho the mentality of it ubwabyo kuki tumva ngo nibyo it is what costs us kutabona bya bindi tugomba kugeraho kuri icyo kibituza. Ndababaza rwose bombe babwira mureba bingeze hano ndabibona buri munsi almost I feel like fighting. Nuwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo. Abantu birirwa babirukanka inyuma mugera nabo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokora ni iki? What is it? Nagira umbwira I may feel of the importance of that. Nagira ubimbwira bayobozi muri hano rege bimvuga muracecetse ariko ndabizi ko mubizi, ndabizi ko mubibona buri munsi bikagenda bigahinduka ikintu nanone cyo ku maso ngo utagira icyo ubona nyine kubera ko ni byinshi batakoze, ni byinshi bakoze nabi cyangwa ni byinshi bigwijeho babyambura bo byari bigenewe bitwa ngo n'abaturage. Ni tactic kuguma ku maso utabona. Kuki kujya muri province muri minister bigomba gufatwa nkaho ari favor wabakoreye? Why? Kuki ku buryo ndetse bagomba kumva ngo niba bataragufashe neza
kuri rwa rwego dufatwaho neza, bigasa nkaho niba batarugezeho utazanasubirayo. How do we explain this? Ubwo mureba ndiho mbasubiramo ibi, nirinze no kuvuga amazina, nirinze kubaha ingero ngo natura amazina ngo mvuge kanaka birwa bamwiruka inyuma batya bamukorera ibinyi bitabaho. Igihe iyo mbibonye ahubwo ingera hano ku buryo hari n'abari hano nabwiye personally, fata telefone nkamutelefona nkamubwira nti nzongera kubona wemera ko bagukorera biriya, umunsi nzongera kubibona bizajya kurangira nagufayarinze. Barahari hano, nimushaka n'amazina nayababwira, ni benshi. Hano mumanuka mu ndege hariya ku airport Kanombe, abapolisi bafite za ranks, ba managers ba airline, ibintu byose bigahagarara, aho kugira ngo wowe manager cyangwa polisi urashinzwe security, we manager ushinzwe management ya airline, ibintu byose birahagaze, ugiye kwiruka inyuma ya minister umanutse mu ndege. How? Ni muco kigwa hehe urabagezeho urabakwiki? How? Wowe uri manager w'indege, ntureba niba ibintu byose ahubwo bigenda neza, biflowinga neza, wowe ugiye gushagara minister. Ntabwo manager wa airline ashinzwe gushagara minister wa infrastructure, under which ministry harimo that airline. Police man uri mu airport, ushinzwe airport, ntabwo ushobora kuvamo wirukanka ugiye gushagara minister ufite mu nshingano ze police, ngo ureke akazi k'umutekano ko mu airport ugiye gushagara minister ushinzwe police, cyangwa ugiye gushagara kwiruka inyuma ya inspector general wavaga muri Kenya, sinzi gukora ibyo. Niba inspector wa general chief wa police, ibyo biramureba, afite office ye bajya kumugira. Ntabwo ushinzwe airport cyangwa upolisi wundi ukora akazi mu airport bahagarika imirimo yabo bakajya kwiruka inyuma ya police who was chief who was traveling. Ntabwo ariko bigenda, ntabwo ariko bigenda. I have had moments yo kubibwira abo nabibonyeho, ubwo abo ntabibonaho nibo benshi. Ariko this must stop. It must stop. It is too expensive and it means nothing. It means absolutely nothing. Do your work. Niba the question is you feel you're not paid well for your work, that's a different discussion. But your personal importance should be gotten rid of from this. Kandi wa muco navuze ujyana nyine na nicyo kimwe na professionalism. Iyo umuntu ari professional, ukora akazi kawe ku buryo buri professional, you don't get lost in these useless things. Absolutely not. Kandi mbahe n'ingero zindi, muzagerageze rimwe kubyiyima. Niba ari nko gufunga umwuka, ati ndahera umwuka ndapfa ntabikora, uzagerageze rimwe ubyiyime.
nubikora kabiri uzaza umbwire niba hari icyo ubona watakaje. Hatakariye wagabanyije kwiremereza ugakora akazi kawe, igitakara kibye. Even at a personal level wumva watakaje iki? Ahubwo wabyiyimye ugakora akazi kawe, njye nibwira ko umuntu muzima akwiye kuba afite satisfaction ngo yakoze ikintu kigira ikivamo gifite meaning kuri we no ku bandi bantu. There should be this satisfaction. Iyo wakoze ikintu neza, iyo wishyize mu mwanya utiremereje, you should have these results.